Hello guys, ndabashuhuje bakunzi ba Rwamika TV, mumeze neza. Uyu ni wa mwanya rero tuza dufataho kwiga gucuranga injyana y'igisirimba, amasebeni, amaslow. Rero bamwe muri mwebwe hari ababa bashaka slow cyane, hari ababa bashaka sebeni, hari ababa bashaka injyana zigiye zitandukanye, ariko izo tuzajya tuzana muzajye muzakira uko zije. Nta kundi nyine, ariko ni ukuri umuntu wese uko azajya yifuza cyangwa se azajya asaba tuzajya tumufasha. Turagerageza buri kintu cyose wifuje tukagikora. Hari umuvandimwe wadusabye kuzatwigisha kuzabigisha iriya ndirimbo ivuga ngo wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare, yo mu gisirimba nabyo tuzabikora. So rero reka dushimire umuntu wese wakoze subscribe kuri Rwamika TV. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Kandi nawe niba aribwo bwa mbere ugeze kuri Rwamika TV utarakora subscribe, injira mu video yose urebe, nubona bikwiye kuduhereza subscribe uyikore, ukore like, fungura inzogera, ibintu byose tuzajya dukora bikugereho uwa mbere, kuko nicaho amasitire meza, igisirimba, utuntu twiza tutumelodi twiza. So rero bidatinze reka nsubiremo kari akantu nacuranze nkabereke neza mu minota mikeya. Ushobora gukoresha gutya cyangwa se ushobora Wow, nizere ko murimo murabireba guys.
hirya muri right. No, garuka no. Noneho amajwi nakoresheje sasa rero tuyabereke. Amajwi nakoresheje ni stage EP na solid. Kuri right 1 hakoreshejwe stage EP, hanyuma right 2 hakoreshwa solid. Kuri base ni sent base nyine uzabisetinga, nurangiza ucurange kuriya ukige. Aho mutazabibona muzatubwire dusubiremo. Murakoze, Imana mu ijuru ibaheze umugisha.